uziko hari igihe abantu iyo umaze iminsi utagura amayinite cyangwa utagura amamegabayiti hanyuma ukabigura hari igihe haba hari ibintu byibitse ahantu ndashaka kuvuga agaciro k'umwuka none aha ngaha kuri iyi minota iyo umaze kubigura ubona ibintu bishorerana n'amakuru utaherukaga kubona ubona se wohereza umwuka wawe ndashaka kuvuga ibintu bitarebamwe n'amafaranga ndashaka kuvuga ibintu bitarebamwe n'abadata ndashaka kuvuga ibintu bitarebamwe n'umugore wacu yashatse inaha y'umuganga y'umugore mwiza namubwiye hano hirya wawe hano hirya wohereza umwuka wawe bikara iyo uza kuba ufite umwanya nari buvuge amazi yatembye ava mu rusengero hanyuma mbere gutangaho urugero hanyuma habaho gahunda yo kuyapima garagara neza yo kwima ndashaka kubabaza ahantu amazi ageze atemba aya mbere yageze mu bugombambari aya si aya mbere aya kabiri yageze mu mafi aya ngaya yo yaha hasi aya nari ndimo kubitamo agacaki nacometse nacometse nkajya ndeba ahantu amazi yanyageze Nero habari za mbinguni ndio makuru hizo ahanga aya isiba na kubi mumazi aya bagamba gusaga aya kugatije nabukoza umwana w'umuntu sana wahumva aya ngaya kwishwi kibero roha wohereza umwuka wawe bikare mu mavi aya ngaya umuntu watangiye korohamo gake ukagera mu rukenyero aya mu rukenyero numva cyoshe ela sido mesmo administra a profeta aya yahamukenyerera umuntu abatangiye kujya yemeramo basengaga humiriza abatangiye kumenya ngo mbega urukundo rw'Imana yaje batangiye kuzamo naho ayo mazi yarapimwe arazamuka agera hano mu isi amina ngwagira ko umuntu atabasha kwigenda agengwa gusa haleluya atukuzwe ndashaka gutestinga kareba ahantu amazi ageze muri yewe muri iki cyumvirizo nkamenya ko hari n'abantu bakeneye urusengero ntabwo waza muri iki giterane ngo utahe ngo usohoka ugende twavuyikamo mwatugaburira neza ayo bayabwiriza n'ubu byinjira akabwiriza ukabwiriza nkabyo mwumva imana umuntu akinjira mu materaniro mukamuza akamwicaza hatuganira Imana inyohereza ahantu bya gusengayo ngezeyo Imana irambwira ngo sinsenge mu kinyarwanda habari za mbinguni ndashoje kuri ayo mama wanasifiwe haleluya
nagamo umva wapi bazimana kurashaka ko nsenga umwana bagenda winjire mu gusenga mu kinyarwanda kumbe sha ubundi uyu ni umunsi abantu wuzuye umwuka wacu ariko ko ni ibintu bitatu imana n'uburenganza bwuzuye umwuka we ariko igisanga imana akuyeho karande ku buryo n'abantu bande urabona yewe ntawe cyangwa se neza ubutetse bwenge bafite umwuka injiramo ndambura bibiliya numva kuyisoma mu kinyarwanda nabyo ntibyemera ndamburiza agakiza numva nabyo n'inzira irimo biraza mu bintu by'intuza z'ibinyarwanda nsenze ikirere kirasana numva haje za ndimi z'iwacu uhereko ntangira gusenga mu rurimi batumva kumbi aho arawuniye inzu umuzenguruko w'inzu arabaroga abatongera abatuma batabyara iryo joro bari baje bari inyuma y'inzu hanyuma nsenga natide para esanse dalekaya igeze ajya gusura Samweli avuga ngo Samweli ibintu wakoreye haleluya ibintu wakoze we talk of it where are the forces about something avuga twayote avuga tisabura nanje Saura kimwe munsi kafa umubuga munsi tenge ngirisha je ngimbwa je mayibo njera ibintu wakoze gusa sase kwa wakiba ibintu wakoze bishatse kuvuga iki arabati nebeke ati ibintu biranzaje aravuga ati nuko amavuta birasho amavuga ati nuko amavuta aravuga ati haramuka tigure arwati cyatwaye dini no kwa mutagara baherutse gukura sicyusha kuri zimukira uzamuka kuri sipo uzamuka mu kiresa arare esa aravuga ngo no kwa mutagara aravuga ariko ibintu by'amavuta niyo haciye hakanya bijya bisobanuka umukobwa utambikije agenda mabutara bigara agufata umuntu kanura ko kujenje aho umuntu ariko mana ati ni muntu bakishora kuzamuca yego kumbi umwuka wera arimo gukora mana Saura bwira abahungu be tumuze hano muri tegatiye ashaka kubato muzanire Dawidi abonye kuri netiye kandi umuzanire kubona ubuzima bwe kuko Dawidi ageze aha nzegereje cyane abaye umwami uriho umufatiye
kuba amavuta yari yaje afata umusozi wa nayo yazerukiwa yabonye yazerukiwa kuba amavuta yari yaje umwuka wera azengurukana Yobu. Noneho abahungu bagiye gufata Dawidi nta nubwo barindiye bamugeraho ngo basaga bagikandagira ku musozi wa Nayotira bakafata sinzira akabatwa atwarito ati numvishe ibintu ndabona matiko tugende tujye gufata Dawidi bandi tujye gufata David tugende ngo bakwigire bakumva ibintu bifatiye hamwe bikazamuka bikagera mu kirere bakumva ati numva bicejeje birakujejeje ati numvishe bijyanye ati numvishe n'ingoyi kubise hasi ati numvishe ingundi hano ariko ibyo bintu bigufata nanjye numva kandi ngo bakajya bananyuzamo bagaseka iyo igice cy'umuntu amahane yose na za kabutindi zose n'umushinga n'abapepe yose bishyira mu muntu akajya agenda amwenyura naho niho nabona apfa zikundwa n'uwiteka eza bwiyongera reka ngende Sawuli yarigendeye agezeyo ageze kuri uwo musozi ahita akuramo impeta ayirambika hasi niko byamufashe akuramo ikanzu ayikuramo afata ibintu byose akuramo ashyira hasi amavuta yari arimo kumubwira ngo vanamo hari umuntu nemeye hari umuntu ushima kuramo bahimazwe hano kuri aka gatatu ndashaka gusengera abantu babiri umuntu wa mbere ni umuntu ukeneye Imana ariko ntibaziranye iyo yumva Imana yumva ikwiriye bahuye bahoberana akayibwira ngo nzize iki akayibwira ngo wantabaye ariko ntibaziranye akeneye kwinjira muri iri teraniro amavuta ahari tukayamushyiraho akakira ubuzima ibi bintu impamvu bisenga ibi bintu ba Petero barabikoze basengera abantu barakizwa bahita buzura n'umwuka turashaka gusengera abantu bakeneye Yesu akafata nkwiriye Yesu nkwiriye agakiza nkwiriye kubana n'Imana kandi mbibutse ko iyo umuntu ageze mu gihe cyo gushaka Imana ntabwo yirirwa akebakeba ngo yibaze mu kanaka ngo yibaze umugabo ntabyumva ngo yibaze iwacu nibumva ko nagiye muri ba bantu urumva ngo njyewe nkeneye Yesu ntabwo ikiganza gusengera ndaza gutwara ndaza kuharuye Mana shaka gutanga icyo y'ubuzima maze muhereho Mana yohereza umwuka wawe w'ikare mashu dore ikintu cyatuza ndashaka kugira ushobora kuza ukadushyira mu kose naza kure no gusenga urashobora bigenda muri iki gihe aba bantu bohereza umwuka wawe ikare ushaka gusengera abantu bakizwa nibamara gukizwa hari ibintu byirukanye muri iri teraniro umwuka we ufata inkoni y'icyuma n'ijambo ry'Imana tuvudukane ibintu tubirenze hamwe ndashaka ko uza kuba mu mwanya ndashaka ibintu tubirukankana tubirenze kuvana muri muhanga tukabirenza akamenya cyane muri giswati turi gusengera abantu ngo bakizwe hanyuma umwuka w'Imana akora
Say, I